reka dusome ijambo ry'Imana. Hoseya ibice 6 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Turasoma no mu Kuva ibice 21 murongo waho wa 18 n'uwa 19. Hoseya ni page 841 ibice 6 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibice 6 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuze ngo simwahageze se? Haravuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Imana ishimwe. Twagiye mu Kuva page 71 ibice 21 umurongo wa 18 n'uwa 19. Igitabo cya Mose cyitwa Kuva ibice 21 umurongo wa 18 n'uwa 19. Haranditse ngo abantu nibarwana, umwe agakubita undi buye cyangwa igipfunsi akabirwara iminsi ntapfe, nasindagirira ku kibando uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azarihe iminsi amaze arwaye kandi amuvuze arinda akira neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ari mvuze ngo nimwakire neza ijambo ry'Imana. Umuhanuzi Hoseya aratubwiye ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzatwomora, niwe wadukubise kandi niwe uzadukiza. Bazaniye itangazo rihumuriza abantu bose bakubiswe muri uyu mwaka, babwira yuko mugiye kugarukira Uwiteka. Muri iyi saha isigaye tugiye kugarukira Uwiteka. Ese hari abantu bakubiswe ngo bangirire bashya? Ayiwe, utarakubiswe iz'uburwayi yakubiswe iz'ubushomeri, utarakubiswe iz'ubushomeri yakubiswe izo gutinda gushaka, utarakubiswe izo gutinda gushaka yakubiswe iz'ubukene n'inzara, utarakubiswe iz'inzara yakubiswe izo kwambara ubusa, utarakubiswe izo kwambara ubusa yakubiswe izo kuvugwa, izo guhemukirwa n'imiryango, iz'ubupfubyi, abandi bakwitwa iz'ubupfakazi. Ariko n'ukuri nta murokore utakubitwa. Nubwo mwihagaze mukanga kumanika ngo ntimwakubiswe, nasanze Imana ije kubitira abantu mu mabaze, ikabakubitira mu mavewiti, ikabakubitira mu maetaje. Haleluya. Yabishatse iragukubita. Uretse ko yorosa nyine ikagukubita muri costume ntitubimenye, ikagukubitira mu gatenge gashyashya ukaza muri korari warayurira ntibabimenye. Haleluya. Ariko twese twarazikubiswe. Ijambo ravuze ngo nimuze tumugarukire kandi muze ngo niwakubiswe. Hari abantu bejunditse, bene se baririmbanaga wenda akabavuga ugasanga waramwijunditse. Ndagira ngo ngutangarize, muririmbye waririmbye twagonzaga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho. Buriya ntago ari uriya muririmbye, ntago ari mwene wanyu mu muryango banze kukurihira amashuri, ntago ari bene wanyu banze kukugirira neza, abanze kugutwerera, ntago ari bo. Oya, bakureho urubanza n'Imana yadukubise. Kuko iyi Imana itabishaka nta muntu n'umwe wagira icyo gutwara Imana itabyemeye. Iki kubaho cyose Imana iba yakemeye. Gusa icyo nakunze nuko Paulo yabwiye abakorino ngo hamwe n'ibitugerageza Imana irabanza ikamenya ko twabasha kubyihanganira, ubundi ikabyohereza kandi nabwo ibiraho hafi kugira ngo igende gucira kanzu. Haleluya. Ariko Yesu n'abaturokirita duhamagara kugira ngo tumukurikire. Naratangaye umuntu uje ashaka abayoboke kandi tuzi ko abagiye kwiyamamaza, yewe na mudugudu adusezeranya ibyo azakora. Abati tuzatinda ruhurura, tuzakora iyi mihanda, tuzagira. Bose bahiga imihigo myiza, nawe wiga imihigo mibi. Nta n'uwababwira ati nzajya mbakubita ngo mumukurikire. Ariko Yesu we kandi arashaka abayoboke, arababwira ngo kunkurikira nimubanze mwiyange, mwikorere umusaraba ubundi mubone kunkurikira, kandi mwarangiza mukaza. Avuze ngo kunkurikirana umuntu nabanza yiyange, aravuga ati sinazanye amahoro mu isi, ahubwo naje gutanya umwana na nyina, umukazana na nyirabukwe. Kandi uwo muntu aje ashaka abayoboke.
Yesu niwe musitari wa mbere nabonye. Kandi arangije arababona, nimundebera ukuntu namwe mungana. Haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire, abo bose babaho wavutse naho washatse na bene so mukorana umurimo, ubakureho urubanza n'Imana yadukomerekeje. Nigeze nagira groupe yasengeraga iwanjye, noneho umwe dusengana yari perezida, ngewe nkiyijyamo bashize akanya baba batikoza amatora, mba ntorewe kuba perezida ndamusimbura, arangira avuga ati ngiye gushaka. Ubibonye umuntu uje vubundi ejo bundi ahite azaba perezida, agiye gushaka be nshaka banje. Napanga y'itatu tuzatangira kuwa gatatu, kuwa kane no kuwa gatanu, agapanga y'ibiri kuwa mbere no kuwa kabiri. Nabadi mfite akazi, we nta kazi afite, akabahamagara bakamwitaba, akiyaranje agatumira umuhanuzi, yakundaga umuhanuzi kubi, umuhanuzi yahanura agahita avuga ngo muri saa itatu turajya kuyashaka mwiki kw'Imana ivuganye natwe. Ngewe najya gusenga ya minsi itatu twapanze, hasanga ninjye na madamu n'abana, icyumba kiri iwanjye, nkabura abantu baza gusenga, kugeza ubwo nagiye mu ishyamba mu Kigali ntoragura amabuye, yari groupe y'abantu 29, ntoragura amabuye 29, nkajya nza nkayatondeka aho buri wese yicaraga, nanjye nkahagara nkayobora iterano Imana, groupe abashaka abandi twahageze. Dore runaka arahari na runaka arahari na runaka arahari, nkasengera amabuye badahari. Bukenge kubaza Imana ibyari byo, Imana irambwira ngo umenye neza yuko mu gisirikare umuntu adakubwa n'abaturutse hanze, ahubwo umuntu akubwa n'abo babana, uwo murarana, uwo mubana muri batayi imwe niwe ugukuba. Mbese mu muhamagara Imana iro kirita nayo ihamagara n'abasirikare bo gutoza abagisirikare. Irambwira ngo kandi uri mukunde nka profeseri wawe, kuko nta munyeshuri wanga profeseri ngo azatsinda isomo mwigisha, kandi kuritsindwa n'igihombo kuri wowe, warakomeza gahembwa wowe ugasibira. Ngo mukunde ko umunyeshuri akunda profeseri wiwe. Kuva icyo gihe naramukunze, irambwira ngo kandi ko wasengeye abadahari nanjye ndabagaruye. Imana yiranje mu gihe runaka mbona bose irongeye irabagaruye. Haleluya. Ariko yarankubye kugeza ku rwego, numva hari ubushize narakababwiye, kugeza ku rwego nagiye mwiyerekwa numva nanjye nacitse intege, ngiye kubona mbona ndi kurasana nawe, koko nambaye uniforme ya gisirikare nawe yambaye indi, ariko ngewe narasa amasasa akagwa imbere yanjye, we yarasa amasasa akanyura havuze ubuhuha. Ndangije urugamba runaniye runsinze, nawe mfite muri akarashingikobe ngo mitanyikubita hasi ndiruka, ngihindukira nkubita n'umugabo wambaye imyenda yera, arambwira ngo ko yirukanse ugiye hehe? Navuga nti urugamba rurananiye ndatsinzwe. Arambwira ngo none siretse iyo mbunda nta yindi ntwaro twaguhaye uzajya witabarisha. Ndamubwira nti uretse akagasuka kanyira mu nyagwa, ne nambaye agasuka akabateresha ibishyimbo nkambaye ku mukandara. Uretse akagasuka mfite akase ko kamara iki mu masasu angana kuriya. Uwo mugabo arambwira ngo ako ngako karahagije. Guze cyo nakaguhereye kugira ngo nubona urugamba wasumbirijwe ujye ugacukuza indaki wihishemo, ngo ugira vavu ushukura indaki wihishemo. Ntukagendana intwari imwe. 2025 birakomera gusa bugira kandi kantu ubika uhisha imbere katagaragara, kari karanu mwenda uretseho ntago abandi bakabonaga. Ndangije mitafata kagasuka ncukura indake, nkimara gucukura indaki mitanjyamo nihishamo, kandi kuburi mu indake ntibazabura gukomeza kuguhiga. Yakomeje azarasa ariko ataza ahantu nihishe, arakomeza azarasa. Icyanangaje yageze hejuru ya wa mwobo, wa mugabo ahagarara ku mutwe wanjye. Ahagaze ku mutwe wanjye, aho guhindukira cyangwa atera intambwe, yari ikaraga gutya konyora ku mutwe. Noneho nanjye najya gutaka, wa mugabo akambwira ngo hamucira amarenge, nkamwereka ko mbabaye, ni akambwira ngo ashira n'iminota 20 umugabo ari kunsonyera amarira yaje. Ngiye kubona mbona arambuza, arakomeje agiye apfa kurasa atazi naho mberereye. Wa mugabo aranga ngo vuba mu ndaki, dore umwanza guhaye ibitugu, ufata imbunda nawe utangira urasa. Bafashe imbunda nanjye natangira kurasa, murashe ari rukanka, mbona ararenza arahunze. Wa mugabo arabaza ngo ibyo mwigishije urabimenye? Ntabwo mbimenye. Arambwira ngo ndaki nakubwiye gucukura n'amasengesho. Ntabwo kandi babona kuruje kuvuga uri mu mwobo, nuko iyo umuntu avuze ari mu mwobo ntabwo ibyo avuze byumvikana, ngo ntabwo byazamuka ngo birenga umwobo. Mu yandi magambo ntuzisobanure mu kigeragezo. Arambwira ngo kandi niyo byumvikanye byumva n'umwanzi we kuko ari muri ruhande. Wiga uri gutanga amakuru uri kwisobanura mu kigeragezo, umwanzi ahita amenya aho gushakira kuko nyine ahise amenya ahantu uherereye. Arambwira ngo ntuzongere kuko uri mu ndaki.
ubwo abavugaga bari mu ndake mbakopeje ibanga. Iyo umuntu ari mu ndake ntavuga kuko ijwi ntigarenga umwobo ngo rirenge rigira abakumva n'ugusobanura watanga ntibwakumvikana. Imana irangije hanga ngo kandi ahangaha nakuzanye ni ku ikosi ntabwo ari kuri tere. Uyu namuzanye ngo agutoze kuko tere ni ku mudugudu iwanyu ukamuhoza, ariko uzahage ufite imbaraga z'umutima. Haleluya. Ijambo riravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka niwe wadukubise, ni nawe uzatwomora, niwe wadukomerekeje, ni nawe uzadukiza, ngo kandi azaduhembura tumaze kangahe? Uzi ko Imana yemera ukabimaramo kabiri? Uzi kabiri k'Imana iremera inzara ukayimaramo kabiri, iremera ubukene ukabimaramo kabiri, ushobora ukabimaramo kabiri, ariko ngo ku munsi wa gatatu ikaza ikaguhagurutsa. Haleluya. Ntabwo ihera nubwo yabaza umuntu n'imbabazi iteka, hari umunsi wa gatatu Imana ije ikaguhagurutsa n'uyu mugoroba iri gukora. Haleluya. Ubwo abantu mwari mwarijunditse, abantu babanze, abantu bavuze, abantu aka kanya ni mubabohore. Murababohoye rata? Ubohoye muri amwene se wabikije amabanga akayamena. Ubohoye ya nshuti yawe yakuvuye kajya kugutaranga. Murababohoye, ababohoye nimungirire mutyo. Urubanza turukuye ku bantu, tugiye kurushyira ku Mana niyo yadukomerekeje. Mu yandi magambo niyo yabaduteje. Niyo yabaduteje baratuvuga, niyo baguteje barakwambura, niyo baguteje mbese bakugira igitaramo, niyo baguteje barabaguza barayakwima, mbese niyo baguteje. Kandi Imana baguteje uranaburara abo bari kubimena ntagire n'ugiriye ko yabaguteje. Ariko hari ukamizundira kandi arabaye nibansura kandi turirimbana nta rukundo rukiriho. Imana yakinze nta wakingura. Murabyemeye ko ariyo dukomerekeje? Nirebera abantu bakomore, abantu babakuyeho amaboko bavuze bati urubanza turubakuyeho, tumenye ko ari Imana yabaduteje, ni Imana yadukubise. Ibiga yagukubise n'umugabo yakwanga, warakugiraga ngo disureba nk'inya niri mu ruhongore, ariko wamurira ati kinkanurira atari ibyo byiso byacyo. Imana araguhinduka ibyarishe rishushu ukagira ngo si wa undi aguteraga ya mitoma akubwira ngo nkuko ifi ikunda amazi niko ngukunda. Iyi Imana yamuguteje. Ariko rata nagariwe. Urizi impamvu nakubwira impamvu atari we? Uribuka Satani anyura muri Petero akabwira Yesu ngo ibyo ntago byabaho. Yesu akamuhindukira akavuga ati mva inyuma Satani. Yamenye ko atari Petero, hari undi umuvugiyemo. Nabo ntago ari bo nushaka kubabohore, kandi ni Imana yabaduteje. Haleluya. Ubwo urubanza turuhereje ku Mana. Twagiye mu kuva rero, umva ukuntu havuze ngo abantu nibarwana, umwe agakubita indi buye cyangwa igipfunsi akabirwara iminsi ntapfe. Ubwo aha hantu havuze ngo abantu nibarwana, tumaze kubona ko abantu tubabohoye, mbese hita ukiramo ngo Imana nigukubita igakubita igipfunsi cyangwa ibuye. Ntago nzi zo wakubiswe, sinzi niba ari igipfunsi, sinzi niba ari ibuye. Ariko hari abantu hakiri Imana avuga ngo Imana nidukubita, ikadukubita igipfunsi cyangwa ikadukubita ibuye, ndetse tukabirwara iminsi, ariko ntidupfe. Kuri aka kantu wahereza Imana icyo, nubwo yagukubise ntago wapfuye. Nubwo inkoni zakugezeho, nubwo muri uyu mwaka wakubiswe n'uburwayi, ugakubitwa n'ibigeragezo utazi aho biva, ukagira ubwo wisuzuma ngo urebe ko ari ibyaha, ariko ugasanga ntabyo, ariko buriya ishimwe ririmo n'ukugejeje 31 utarapfuye. Hari abantu babyumvishe ngo bikirize ngo amina. Umva, subiza amaso inyuma urebe za zindi z'ubukene wakubiswe ntago zakwishe. N'ikimenyimenyi nta nubwo zikugaragaraho, ibibazo ufite nta nubwo usa nabyo. Hari iz'ubupfakazi wakubiswe ariko ntago zakwishe, izo kwangwa n'imiryango ntago zakwishe, yewe iz'ubupfubyi twakubiswe. Ngewe nabaye imfubyi nkiri mutoya, mama yandaza umuruho turi mu kiyaga cya Kivu twagiye kwiyahura. Arambwira ati Claude mwana wanjye insiga zisigarira kuruha, uzaruhane bene nyoko, kandi bari abahungu nsize nushaka uzabereke beza mayibobo, ariko aka kana garase niko nsize kagwa muziko, aho uzaruha hose uzaruhane nako niko nkuraze mwana wanjye Claude, nta kindi nkusigiye ngusigiye umuruho. Kandi wari waranyokamye. Ababyeyi mutongera amagambo mabi ku bana, wari waranyokamye. Turi mu kiyaga cya Kivu twagiye kwiyahura, hari tariki 12 z'ukwa munani.
mama ndagumuruhumura urangije uragenda uranyokama ayiwe uretse Yesu uruhura. Mama yarapfuye mpita mfata indangamuntu bwa mbere bandikamo abana 3 babera se mbabera nyina. Ndaza ahangaha kuntaraga imyaka 3 nahamaze ndi umukarani ngera yehomba na bukarani ntibuzatunga imfubyi ndera njya gushaka akazi kizamu amanywa ubukarani nijoro izamu. Urumva zo zitari inkoni ariko ntabwo zatwishe. Nushaka kwiyakome cyane nawe ufite izawe wakubiswe ufite aho waciye ariko nubwo twazikubiswe tukazirwara iminsi ariko ntabwo zatwishe. Haleluya. Ntabwo zatwishe. Nageze ubwo mva umunsi navutseho nkajya numva Imana wayima nayibaza icyatuma indema kuruhumuruho kugeza nubwo nagiye kurambagiza nkarambagizanya ibikomere madamu hajya muririmbira indirimbo za Twagereza Kasiyane zivanga inzira nanyuzemo yambanye ndende ngeraho nkeka ko nahabye ngezaho ntangira kubabara imirundo urugendo rukiri rwose. Harahagera ko bangwa hari igihe bibaza icyo Rwanda ruyigurira ugapfukama amava karuha. Iyo yari indirimbo yanjye yamaganye no wambwira ngo nicure nyiririmbe nicuraga nyiza ibitero byose. Turi kumwe rata. Ariko rata kwari ukubera inkoni twakubiswe nzirwara iminsi napakuruye amakara kuntaraga kugeza ubwo rutugwano rwahindutse umukara bukeye ruriye uburura nkajya nshishura urunkajugunya hariya kwera gupakurura ndayihatu zivuye ku gikongoro zikoreye amakara imifuka 120. Abananze Kigali bananzanye bakajya bajya hejuru bakayimanurira ku rutugu rwanjye bandusha umujyi nanjye nkahita yose ishirira ku rutugu. Imifuka 30 kwa Domitira mu ADEPR kwa Jean indi 30 ku isoko Nyamirambo 30 tukaturakase kuri cafe indi 30. Iyo yabaga yatendetse dayatu yazanirwa 130 yarengejeho indi 10 ariko ubundi dayatu yikore imifuka 120 tukepa ku mufuka umwe bari buduhe ibihumbi baduha igiceri cya 20 ya mifuka yose 120 n'ibihumbi 2400 tukagabana turi 3 umwe 800 undi 800 undi 800 ukava musa nakavurivundi kugira ngo mbone bitunga babana mama yandaze banditse mu ndangamuntu yanjye zimwe zakera bacyandika mw'abana. Urumva se ntarazirwaye iminsi rata nawe ufite izawe warwaye nundi afite iziwe yakubiswe ariko ikirimo duhereza Imana icyo nuko wazirwaye iminsi ntago wapfuye. Za zindi z'ubukene iz'ubupfakazi ntizakwishe iz'uruvugo ntizakwishe izo kwangwa n'imiryango ntizakwishe. Niba ubyumvishe hereza Imana icyubahiro yuko inkoni zose wakubiswe nizo wakubiswe muri uyu mwaka ntabwo zakwishe. Zuko ari gize kubitwa Imana ikagukubita akarondo nukaza muri korari ntibamenye yuko uri ku nkoni ariko wowe ubizi yuko uziriho. Imana ikaguhisha aho ngaho ariko Imana ishimwe yuko nubwo twazikubiswe zitatwishe. Haleluya. Umva none ukuntu Bibiliya itubwiye yavuze ngo uwo muntu wakubiswe nasindagirira ku kibando uwamukubise ntazagibweho n'urubanza. Haleluya. Uyu muntu wakubiswe nasindagirira kuki ubu nta kibando cy'Imana mwasindagiriyeho ntago bari kubyumva. Nta kibando cy'Imana wasindagiriyeho kuba uri Kigali imyaka uhamaze nta mashuri ugira uri nkanjye ariko uyu munsi wa none uri mu nzu y'Imana urambara baze rata nubwo Imana yabonye ko abakrokore tudafite yo kugura zarishe izana na twafo ariko nutwo dufambaze n'utubando dusindagiriraho. Waza mu nzu y'Imana batari kusigaye wambara neza muroko yewe data we kumbi nakabanda Imana iguhaye ko gusindagira ukaza mu nzu y'Imana. Nusubiza amaso inyuma urasanga muri covid warasindagiriye ku kabando kugeza covid irangiye. Igitangira abakire baraguze barahunika wowe wahunitse imifuka ingahe y'umuceri. Sakabando wasindagiriyeho wasindagire ku kabando ubona inkoni za covid urazirokotse kandi ba nyiramazu ntibahwemye kuza bakomanga bati turashaka amafaranga natwe nta kundi twabaho ariko Imana yagiye izana kabando na wa wundi waguhaye 1000 nakabando Imana yari izanye na wundi waguhaye agakaro k'umuceri no waguhaye kiro cy'isukari nakabando Imana yari izanye. Dukomere Imana baki ko yaduha kabando dusindagiriraho. Imana yagiye iduha kabando dusindagiriraho. Za nkoni rata nubwo ugendera ku kabando abagenda hinyagurika gutya ariko ntago ari kimwe n'uwasigaye w'ikimugutagira n'akabando wicaye hariya. Nubwo Imana muri kwanga kuyishimira yabahaye akabando kandi arabandi batakabonye
bakiri iyo ngiyo akenshi dore ikintu gituma tudashima Imana turebera kuba turi imbere ntago tureba kuba twasize inyuma ariko Imana yaduhaye akabando dusindagiriraho. Haleluya. Ndambagiza umudamu wanjye namukuye kwa bosi hahandi nararaga izamu mwarimu arabizi. Baranyitegereza barambwira ngo wambwa we y'umuzamu iyo wirebye ukusa ubona wakura umugeni muri uru rugo. Nanjye koko nakwireba nkabwira ntesheri wanjye ibyo bavuze ni ukuri ndimbwa. Ati ntabwo uri imbwa ni ndimbwa. Ati nyamara ntabwo uri imbwa ni ukuri ndimbwa. Kandi koko nanjye narireba goretse kwisumbukuruza ahantu urarizamu maze imyaka 3 urarizamu warangiza ngo ugiye gutwara mwishyiko wabo waharerewe uhaba nk'umwana mu rugo urumva byari kuvamo. Arangira ngo ati ntabwo uri imbwa ni ndimbwa. Abonye ububwa nabutsimbarayeho arambwira ati nushaka kuba imbwa nzaba imbwa akazi yawe ariko tuzabana. Urumva rata n'uwo mudamu yari akabanda Imana izanye. Mpita muririmbira ndima twagera Yezu Kasiyani mwereka indangamuntu irimo abana 3 ndamubwira nterega ubu ngubu igitumye nshaka umugore suko nakuze sinirari nagize ahubwo no kugira ngo umugore afashe kwikorera uyu musaraba. Arambwira ati uwo musaraba ni utumye nkwemera. Ndabwira n'ubuzima bwanjye ni inyanja itagira inkombe navugiraga mu migani z'imigani imigenurano 702. Ndabwira n'ubuzima bwanjye ni inyanja itagira inkombe. Arambwira ngo iyo nkombe tuzayogana niturohama tuzarohamane ariko nge nziko Imana ibaho izagereka inkombe tukomoka. Uyu munsi njya mbwira nisheri wanjye warahanuye nubwo no ku nkombe haba umuyaga ariko ntago ari kimwe no mu mazi ntago tukiri mu nyanja turi ku nkombe. Haleluya. Ubu uyu munsi wa none handi bavuga ati wambwa we y'umuzamu iyo wirebye wakura umugeni muri uru rugo. Reka mvuga akantu kamwe mwari ejo bundi bateguye kuduha ubunani baramamagara wari mabuja arambwira ati koro nta nubwo akivuga koro ndavuga papa pasteur. Bati papa pasteur bati none se ko dushaka gutegura kuzabaha ubunani na Noheri kandi ko twasanze mu minsi iri imbere bazaba bafite gahunda nyinshi turashaka kubikira ku itariki 21 ariko mbere yuko mbaza abandi nshatse kuba ari we mbaza numbwira ko kuri yo tariki uzaboneka nzahita mbikonfirima abandi uzaboneka azaza utazaboneka azarorere. Urumva nsigaye ntanga igitekerezo akaba ari nge wa mbere ugitanga kikemerwa. Kandi aho kwa boss ni hehe ni kwa senateri tajya ngo ni n'umuntu woroshye n'umusenateri. Haleluya. Ubwo rero nanjye bantumira nkuko nguko hayitarata higa hahandi nasunikaga ingorofani ubu nsigaye nkaraga kukavura nanjye hahita mfata akamodoka kanje nkagenda nagera ku gipangu nararagamo nkavuza ihoni umuzamu hari agakingura nanjye ngaparika bati uwo nguwo ninde uvugije ihoni bati ndabona umugabo wambaye amarinete batireba ko ari papa pasteur bati mureka tambuke di. Haleluya. Natambuka nkicarira hari inyuma biravango ntuzajye ujya imbere batazakuhagukura nkicarira inyuma barangiza bakambwira ati umukwe ko yicaye hariya bagahita baza bakanzana agatebe iruhande rwa senateri iruhande rw'abandi bacuti biwe iruhande rw'abandi bakire bose najyaga nkingurira igipangu baje kubasura ubu bose baranzi ni nabo bantahiye ubukwe nakoze ubukwe buri mu imodoka 7 nta yanjye nimwe irimo buberi wacu mu cyari buringa ariko rata Imana. Haleluya. Abo bakire bose barazizanye batwereraga kwa boss nanjye bakantwerera ntarabatwereje bati kakana kinduki kakazamuse kajya kurongura umwana ara buriya tuzajye batwakiriza iki nkabona baciye ku bankubise tarani abandi bankubise 9 y'ikenda n'ikenda yari menshi. Ubukwe bwanjye bwarimo imodoka 7 nta yanjye nimwe irimo. Niyo yagiye gutwara umugeni baraje baramfata tujya gufata umugeni kwa data bukwe nibo baje barantwara ntari natangiye kwizamukira n'amaguru. Haleluya. Ariko rata nakabandi Imana yaduhaye dusindagiriraho. Ndamvuga ejo bundi Imana yarambwiye ngo rega nta modoka nukayivuga ngo ufite imodoka kiriya ni ikigurudumu nzaguha imodoka. Haleluya. None biravuze ngo nasindagira ku kabando naye kuvuga byinshi menda turi kugenda nasindagira ku kabando uwamukubise ntazagibweho n'urubanza. Abantu babonye akabando nibangirire bashika turebe uyu mwaka umuntu ugejeje akabageje ku itariki 31 na akabando wasindagiriyeho yewe reka nkubwira ngo no kuburi mu nzu y'Imana hari abandi baguye hari abandi byananiye na akabando Imana yagiye guha kandi k'imbaraga Patrick yatubwiraga kagiye kaza katubera akabando wacika intege wakwiyina ahantu itumva uko mvuganye nawe mwana wanjye na bwa buhanuzi kari akabando uziko ibikubwira ukagira ngo uragera mu rugo yabikemuye ahubwo warangiza ugasanga ahubwo wagira ngo wabihamagaye ariko iba yaguhaye akabando gasunika iminsi ukaburicumye none ugejeje 31 ukiri mu nzu y'Imana kubera akabando k'Imana. Haleluya. Haleluya. Yaduhaye akabando dusindagiriraho ukaba wakubiswe nta kintu ufite Imana irabimenya izana twaronda nitwe 6,000
kandi impamvu mbizi ko twa bitandatu duhari, madamu wanjye twarazikubiswe agera ubwo ibitenge bibiri bamuhaye yazanye gushyingirwa, azanye ibitenge bibiri n'icya gatatu namuhaye muri kado, yaraje byose birasaza ntarabona ubushobozi bwo kumugurira ikindi gitenge. Akajya ambwira ati jya ushaka ipataro wowe ubasha kujya gushakira ibitunga urugo, ngewe nzajya nigumira ahangaha. Akaguma mu rugo na misa yakundaga ntayijyemo, kandi yari umureji yakunda Bikira Mariya kubi. Misa arayireka kubera kubura ubushobozi bwo kumugurira igitenge. Imana iciye inzira nza kubona akazi, mbonye akazi, mudamu wanjye nza kumuha amafaranga ngo ajye kugura igitenge, nyamuhaye arayabika. Hashize iminsi wa mushiki wanjye mama yandaze turi mu kiyaga cya Kivu witwa Garase, babamwirukanye ku ishuri, nti none ndabigenzane. Ngiye ko nabona madamu anzaniye 15 arabimaye, ntese yanga yakuye he? Atese nari kugura igitenge, nzi yuko ejo bundi umwana baza bamwirukanye ku ishuri. Ati narayabitse kugira ngo nzamugurire igitenge. Uzi ko babanye iyo myaka yose n'ubu bakiri kumwe, ariko utarumva ski nk'abara mu kazi babana mu nzimwe. Arangira akayama abinkoze gatatu ku nshuro ya kane. Rero nanjye menya amayeri, mpita ngenda njya mu mujyi ngura igitenge, njya kureba umutayeri wacu wahabaga, mpita ndeba umuntu ungana na madamu, mpita mubwira nti mpimira uriya muntu. Atese uriya ni uguriye? Ni yewe pima uriya muntu unzandorere mu iki gitenge kuri mezire z'uriya muntu. Arangije arakidoda kuri mezire z'uwo muntu mweretse, igitenge ngishyiriye madamu nsanga kiramukwira, ntiyigeze agabanya nigeze yongera. Nese mbwira umutayeri ntizamezire uzibike, ejo bundi nzagaruka. Nasubiraho madamu yabyibushye, ahita ambwira ntiwongereho rimwe, nabonye muri iyi minsi yarabyibushyeho gatoya. Urumva ko nzi ko no kongeraho rimwe bimera. Akongeraho rimwe akamudodera nkamuzana kigeta kimukwira. Hari igihe nabidodesheje mbizana ari bitatu na baze, arambwira ngo ese ibi byose ubijyanye he? Nabwira sheri wanjye ni ibyawe, igihe wambara ubusa none Imana iravuze ngo ambara, none tangira wambare. Uzi ko Imana iduha akabando dusindagiriraho. Mwari nagiye gukorera umuzungu, ngiye gukorera akazi ka jaride, umuzungu umugeze imbere mbyibukijwe n'izi ndabo, ndi kuvuga akabando mpita ndeba ku izi ndabo nibuka umuzungu, ngiye kumujya imbere arambwira, yitwaga Reya w'umubirigi, arambwira ati rero Claude nabonye ukora jaride neza, ariko jaride ukora ni iz'Abafaransa, ngiye nshaka jaride y'Abongereza, uzi kuyikora? Avuga ntayo muzungu ndayarase rwose, ariko ijwi rirambwira ngo mubwire ngo ndabizi. Umuzungu ndamubwira ngo ndabizi. Ati okay, niba ubizi rero ngaho genda unkorere Devi ndayimukorera. Umuzungu nyimuhaye arambwira ngo none se urashaka avance cyangwa nyaguhe yose? Ku mutima ntiyampe yose, abazungu ntimurabatindi babirabura ngo uzandogesha nenza nabyica uzakuraho. Amafaranga yita yankubita yose, ntiyigeze agabanya, ahubwo natashye vuga ntubanza namuciye makeya. Umuzungu arayama, ariko njyana ikibazo cyo kwibaza ahantu nzakura ugukora jaride z'Abongereza. Sinzi iyo biva, mfa gutera indabo z'umuhondo nkatera iz'umutuku nkabivangavanga, wabireba nk'uko aba badekuye hano bavuga ngo ni byiza, nanjye nabonaga ari byiza. Naraye niga ntasinziriye, niga ukuntu ndi bukore jaride y'Abongereza. Sinzi ko jaride zigira amoko, sinzi iyo biva n'iyo bijya, mfa gutera ibyatsi gusa nkumva babishima ngo ukora jaride neza. Ariko rata Imana yaguhaye akabando. Tewe yaravuze ngo niba wavuka mu giturage izabikwigisha uhita ubimenya. Naraje mu gitondo njyana abahungu, ubwo nageze ku rwego mforume itimu yo kujya nkajya nyisiga hayi Nyarutarama, iyindi Gacuriro, iyindi mu Kiyovu, ziri gukora saa nkafata pose, nkafata akamoto nkajya kubakontorora, ubundi nimugoroba nkajya kubahemba tugataha. Ubwo mpita mfata itimu imwe nyijyana kwa wa muzungu, basigara bahinga mbere kuko bahinga nuko baratura. Nanjye mfata imodoka, nkodesha imodoka njya kugura ifumbire n'indabo mu Gasata. Ndangije ndaza, ariko nanjye Imana inyigisha ubwenge, ndagenda ngura indabo nyine zifite utwerezwa nk'utungutu, kuburyo kwa kuntu umujyi wa Kigali utera imikindo barandura bakaza bakawutera ukagira ngo umaze imyaka 3 bawuteye, kandi bawuteye uwo munsi. Nanjye nazanye indabo zifite utwerezwa, rero ndazitera. Ubwo nanga kuyivangavanga uku nguku, mpita nkakora ka design k'akarongo kamanutse gutya kaberamye, nkagatera indabo zeza umutuku, akandi nkagateza izeza icyatsi, akandi nkagatera izeza umuhondo, mpita nzirangiza ndirazivomerera. Umuzungu yavuye ku kazi saa 9, asanga jaride nayirangije, aritegereza akajya areba igitima kidiha, numva aranyica, nabyisha aranyica. Umuzungu arangira araza ati kora ahangaho uri umu expert kabisa. Ni n'ubwa mbere nanumvishe iryo jambo. Arambwira ati mu Rwanda niwe muntu wa mbere mbonye uzi gukora jaride z'Abongereza, abari aha bose bakora jaride z'Abafaransa. Niwe muntu wa mbere mbonye. Ati nanjye wikirizaga nzi ko utari bubishobore, narinje kare ngo ngukosore. Ati nenze ko nubyica ndi bugukosore. Atari koreka nzi. Umuzungu ajya mu nzu, arangira aragenda nzanira igitabo, arambwira atakira ngo impano. Umuzungu ampa igitabo kirimo amoko y'amajaride, izo muri Polonye, izo muri Espanye,
izo mu Butaliyane, izo muri Amerika. Umuzungu arangira arambwira ati kijyaniye n'ubu ndacyagifite. Ndangije rero umuzungu icyo yarampaye ni icyo ahubwo amafaranga nakoreye kuri uwo muzungu nayakoreye umunsi umwe mpemba abakozi mitsagurana 85,000 hari nko muri 2004. Nahise nca mu mujyi nyagura televiziyo ndavuga nze yajya nibuka ko umunsi umwe nakoreye televiziyo kara ka Philips 14 nahise ngatahana ngera mu rugo madama tese televiziyo yikuye wari uri gutaka ubukene ntiwahora n'iki ayanyakuye ku muzungu nsanze nta kindi nazajya nyimwibukiraho ni iyi televiziyo. Nzajya nibuka ko nakoreye televiziyo umunsi umwe naraje Kigali nzanye ibiceri 140 n'ibyo nageranye Kigali n'agafuka soya nakubugari mama yarampaye ngo nzari tazanyicira Kigali. Ndangije rata kagafampaye nabuze icyo ngatekamo natoraguye isafuriya muri rura yo kuri mazi niyo natetsemo nayo yari itobotse ndahengeka nteka gasosi nsuka ku isahane nayo ntoraguye muri ruhurura. Ndangije ngo nteka ubugari mburira mu isafuriya nkoza mu isosi iri ku isahane byose naturaguye muri rura yo kuri mazi. None nkoreye 84 umunsi umwe urumva aho nta akoko sikara akabando. Ndangire rero najya gukorera umuntu akanga ati koron ndi kubaka inzu igacuriro ndashaka kuzajya kunkorera jaride. Ahita mubwira ntese jaride urashaka iyihe? Atese mu jaride zigira amoko ni zirayafite. Hano hariyo mu Butaliyane, hano hariyo muri wigize seriye hajya mwereka nkuko ababatayeri babereka modeli hajya mwereka ni Nyamerika. Ingiyi niyo muri Canada urashaka ati garuka gatoya ati yo muri Canada niyo ntiwayibonye ati si uraca ni ingiyi rero niba ari uhisemo irahenda utamaye 500 ntago nayikora. Ati koro nawe wikabya rwose nubwo nayikunze gira byibuze nka 300 nirekada ni 500 atakse uravuga rimwe nk'Imana ni basi 450 akayama nkagenda jaride nkayikora nkishyura 150 nkasagura 300. Ndangije ngura ikibanza ndatangira ndubaka Kimisagara ubu nanjye mfite inzu yanjye. Haleluya. Imana agiduha kabando dusindagiriraho. Nabubatse inzu muri jaride naguze imodoka ya mbere muri jaride. Haleluya. Yewe data we nawe nubigenza usanga warabonye akabando usindagiriraho. Bira yavuze ngo nasindagira ku kabando wamukubise ntazagibweho n'urubanza. Harya mwabinyemereye ko akabando mwakabonye ko ntabyibuka. Abakabonye ni mungirire mujye. Ubu disi harimo n'umukobwa wari wigiriye tarani Imana izana akabando k'umuhungu n'uwo musheri nakabando nushaka kumufate neza. Urabizi neza ko abandi batashakaga hari wamubonye nawe akuze batangiye kumwita icya 10 cy'itorero Imana imuzana nakabando kagusindagiza. Urabizi ko ngenge mbwira abana banjye nti burero ngiye natangiye kure mu muryango wanjye mereye kuri nge kuko ninge mukuru usigaye ku gicumbi cy'iwacu. Umva abana banjye nabo n'utubando mudamu wanjye Imana yampaye nakabando tumaranye 26. Ejo bundi mu mwaka ushize abana badukoreye yubire y'imyaka 25. Ubu ndashaje rega mfite n'abana 7 nkagira n'umukwe n'umwuzukuru kose nakabando Imana yaduhaye. Haleluya. Ubwo mwabonye akabando k'Imana biravuze ngo nasindagira ku kabando wamukubise ntazagibweho n'urubanza. Ubwo ya Mana ndayiburaniye nayo nimuyibohore nta rubanza ifite kuko yaduhaye akabando dusindagiriraho. Abantu mwari mushoje 2024 mufite urubanza ku Mana muyirakariye muyijunditse hari ibyo mutabonye hari ibyo tabahaye hari amasezerano itasohoje ni muyikwiyeho urubanza mwabonye akabando musindagiriraho. Abayikwiyeho urubanza ni mungirire mujye. Imana muyikwiyeho urubanza kubera ko yaduhaye akabando dusindagiriraho. Abayikwiyeho urubanza ndashaka kubareba ni mungirire mujye abayikwiyeho urubanza. Mbahanurire ubundi nsenge dusoze. Yavuze ngo rero ubwo muyikwiyeho urubanza uyu wadukubise nawe azariho iminsi twamaze turwaye. Haleluya. Nasanze mufite intego yo muri Amosi 9:11 ivuga ngo izongera yegura ihema rya Dawidi ryaguye. Rero iyi Imana irabizi ko amahema yanyu yaguye ubwo muyikuyeho urubanza izabariho iminsi mwamaze murwaye. Haleluya. Umurenge yavuze ngo nuntabara uzantabara untabaye ntuzansubize mu babaro wanjye. Zaburi irambwira ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Iyi Mana rero tugiye kuyica amande. Ni Bibiliya yibivuze ngo ahubwo azariho iminsi twamaze tugize dute. Ngaho ndebera rata Patrick yambaye kuriya kandi akiri ku kabando. Umunsi Imana yakurikira iminsi wamaze urwaye. Ko bafite amashyari wambaye gutyo kandi ari akabando. Ko bafite amashyari ari akamodoka kamwe mfite. Umunsi yazanye yankirije nkakira neza ntakigenda ncumbagurika kandi Imana ifite misiyo yo kudukiza tugakira mbese ngo ahubwo azamuvuza arinda agira gute
hari akandi kitwa neza. Neza nuvuga ngo izasibanganya n'ibimenyetso by'uko wigeze kurwara. Mu yandi magambo izasibanganya ibimenyetso by'uko wigeze gukena, izasibanganya ibimenyetso by'inzara, yasibanganyije ibimenyetso by'ubukarani. Uretse njyewe ubyivugira ubu mwamenya ko nabaye umukarani kandi ndacyari ku kabando. Ngo tekereze munsi yatuvuye tukarinda dukira neza. Ni mundebere namwe ukuntu musa neza n'ukuntu mukeye kandi muri kutubando. Umunsi Imana yabarishye iminsi mwamaze murwaye harimo n'indishyi ngo ahubwo azariho iminsi bamaze barwaye kandi narangiza abavuze barinde bakira neza. Bivuze ngo humura, Imana ifite gahunda yo kukuriha iminsi wamaze mu bukene, yo kukuriha iminsi wamaze mu bushomeri. Imana ifite gahunda yo kukuriha iminsi wamaze mu bupfubyi. Imana ifite gahunda yo kukuriha iminsi wamaze utagira akazi, ucuruza ugatahiraho. Imana izakuriha iminsi bamaze bakuvuga bagufasha ijambo, ibyapa bamanitse n'izi bazabimanura, bazahindukira ariko rata twaragusengeraga. Imana imunsi yaturishye iminsi twamaze turwaye kandi Imana izayituriha. Nasomye Luka 10:33 wa muntu wakubiswe ava Yeriko, ava Samariya agiye Yeriko. Murabizi ukuntu byagenze, umusamariya amugezeho ngo amugirire impuhwe, arangije aramwegera, arangije ikintu yakoze yahise agenda afata igipfuko amupfuka iki? Amupfuka inguma. Patiri uzi ko Imana ijya itufuka inguma? Muri covid nibwo nabyibushye, muri covid nibwo inda yaje bakajya ngo batariko rata wowe uri umukire. Nibwo nabyibushye indiraza muri covid kandi akazi karahagaze, tumara imyaka 2 nta kazi. Ariko abantu bakajya baza bati ariko ahandi inzara twabaye iminanu ariko wowe uri umukire. Kumbi rata Imana igira iki kagukubita nk'igipfuko, bakajya babona ufite indanya bakabatinya kubahwa, yagira iki kakuzanira rata agakositimu wagakubitamo hagarara ku ruhimbi wabwiriza batera amavuta se yabura aho yakura. Urareba n'ukuntu Imana yamugiriye neza n'ukuntu yambaye. Kumbi rata ni igipfuko Imana iguhaye. Haleluya. Imana yazanye igipfuko idushyiraho igipfuko, nicyo cyatumye batadusoma ibibazo twari dufite. Kandi si n'igipfuko gusa, uyu murwayi yaramufashe amujyana kwa nyiricumbi, aravuga ati uzamurwaze, amusigira idenari 2. Aravuga ngo kandi nihagira n'ibindi birengaho nzabikwishyura ngarutse. Tugiye kubwira Imana ngo nitugarukeho. Haleluya. Idenari yaduhaye muri uyu mwaka tubonye ko 2025 hari ibindi bigiye kurengaho. Tugiye kubwira Imana yongere itugarukeho. Mu ruhande rw'ubugingo itugarukeho, no mu ruhande rw'umubiri Imana yongere itugarukeho. Haleluya. Yongere itugarukeho kuko ifiti intego, niko yakatiwe yuko igomba kukuvuza kandi ukarinda ukize neza. Wowe yikomezeho, wowe yishimira aho ugejeje, yishimira akabando yaguhaye, yikuraho urubanza wiyivovotera, wireba ku byo utabonye muri uriya mwaka. Hari ikintu kimwe nabwiye abiwacu nyaboye iteraniro, navuga ngo kuba tugejeje itariki 31 bataratujyanye rusororo, ugifite umwuka uhumeka, nako nakabando. Kuba yandwara itaraguhitanye nubwo zari inkoni z'uburwayi, ariko Imana yagiye izana akabando usindagiriraho, ugejeje 31. Hari naho wacitse intege ucika mu nzu y'Imana, ukaza muri korari uzenuka, ariko Imana ikaguha akabando. Nasomye Yesaya 5:10, navuga ngo wagenze urugendo rurerure uraruha, ariko wabonye ikikongeramo imbaraga, niyo mpamvu utisubiyemo ngo urugendo ntacyo rumaze. Nta kintu Imana yazanye cyagiye kitwongeramo imbaraga. Wajya gusubira inyuma ngo nakuvaho nkajya hehe, ko afite amagambo meza y'ubugingo. Yaduhaye ikitwongeramo imbaraga, ariko nawe intege zari zagushiranye. Suko kuba tutaraguye nk'abandi, nabwe ngo kuba bataradukiza inyuma y'itorero, suko tutacumuye twakoze ibyaha, ariko imbabazi z'Imana zatubereye akabando. Dushoje umwaka tukiri mu nzu y'Imana. Hari ababyumvishe ngo bamvugire ngo amina. Korari rangurura ntago Imana yabazaniye akabando. Korari nishimwe nta kabando Imana yabazaniye. Kwa mushoje umwaka ukiri mu nzu y'Imana, hari abatarabonye akabando muri korari baragenda. Abana naravuze ngo impamvu bagiye nuko batarabacu. Ariko ratawe nawe kuba ukirimo suko nawe hanige bajyanywe n'ibyari kukujyana nawe, ariko Imana iguha akabando sindagiriraho. Uri mu nzu y'Imana, ushoje umwaka uri mu nzu y'Imana kubera akabando k'Imana. Yihereza icyubahiro ko twabonye akabando k'Imana. Hanyuma dusoza, nasanze Imana iri kuvugira Kamoza, ari kuvugira ahangaha mu Bigogo. Ejo Imana yaradusubira tubwira ngo uyu mwaka ugiye kuza ngo hazajya hagobana 100 habyuke 3, 97 ntibazabyuka mu bazagwa. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo, Imana yampaye message yawo ndi gusengera uyu turangije.
irambwira ngo wisengera 2024 ahubwo sengera 2025 kuko 2025 umwaka uzashira bitarikira igitangaza ngo umurokore yaguye, igitangaza no kuzabona umurokore ubihagazemo neza. Iryo jwi ryanteye ubwoba, abiwacu ko nahagararaga imbere yabo buri munsi nabibutsaga iryo jwi ngo ni nyamuneka nimusengera uriya mwaka. Ejo bundi ku itariki 8 z'uku kwezi irambwira ngo Claude, abandi bazarasa umwaka uri kurasa ibizagusha abantu. Irambwira ngo uzatangira 33 ndi mu masengesho y'iminsi 2 ntago nje kuyabaratira, ariko Imana yarambwira ngo kubw'ibigiye kuba muri uriya mwaka n'uzashabura uzamubwire muyafatanye muyasenge, muzasoza umwaka muri gusaba Imana ibintu bibiri: nuko yisaba impamba, nuko yisaba ngo n'urwandiko rw'inzira, kuko muri uriya mwaka harimo umukwabu wayo uzagaragaza isura y'umuntu uwo ari we wese, abazihishe mu mabaze, abazihishe mu makaro, abazihishe mu cyacumi bakitanga kugira ngo nibo bakijijwe cyane. Imana yavuze ngo uyu mwaka igiye kugaragaza isura y'umuntu uwo ari we wese. Ejo nijoro irangije iratubwira ngo kandi ubabwire kuri ibyo bibiri nakubwiye bongere ikindi cya gatatu, buri wese yinjire muri uriya mwaka ahetse isanduku yanjye, kuko ari igiye kwambutsa abantu Yorodani igiye kuzura amazi arenga inkombe. Ahetse isanduku muri yose wa gatatu aravuga ngo nimwiyeze none ko mugiye kwambuka Yorodani kandi mukora amahamba. Aravuga ngo tugiye kwambuka Yorodani, ariko abatambyi nibo bazabanziriza abandi kwambuka ibirenge byabo bikigera muri Yorodani. Amazi yo hepfo azakomeza yo haruguru ahagarare, Abisirayeli bambukira ahumutse, ariko abahetse isanduku nibo bazabanza gukandagira muri Yorodani. Urumva uyu mwanya ufite imbaraga zo guheka isanduku kugira ngo umugabo wawe yambukireho, zo guheka isanduku umuryango wawe ukambukiraho, ko ari umwaka urimo ibintu byinshi n'amarira menshi n'imfu nyinshi iz'umwuka n'iz'umubiri. Uyu mugoroba tugiye gusenga, turi gushima Imana n'ibyo duha akabando dusindagiriraho, ariko tugiye gusenga Imana iduha impamba. Umukozi Imana hoza bivuga ngo ku masoko, ngo yandimbo wari uri kuririmba none ngiye kwigisha ngo tuvome ko ayo masoko nimuvoma amazi ahagije, mushaka umutima utera imbaraga, kuko umwaka tugiye kugeramo ni umwaka uteye ubwoba kuruta indi yose twavuyemo. Ibaza umwaka maze umwaka nsengera, Imana yarampaye umutwaro wo gusengera umwaka tugiye kwinjiramo. Nanjye uyu munsi nabona ngiye kugeramo, nari navuze ko ndibuze kare nkahita ntaha, umwaka ukinjira ndi gusengana n'umuryango, ariko amasaha yamfashe ko niwacu twatinze, ariko narinzi yuko ndi bwinjire mu mwaka. Yarambwiye ngo ntuzasohoke ngo ujye kureba ngo bararasa, ntuzasohoke ngo ubyine ngo uri gukoma amashyi ngo uri kwishimira ko umwaka urangije, ahubwo uzinjire muri uwo mwaka uri ruboro gusengera umwaka mugiye kwinjiramo. Dushimiye ko Imana yungu yaduha akabando tukaba tuwurangije, ariko se uyu mwanya dufite imbaraga zo guheka isanduku, twejejwe ku buryo mw'itara Imana yaduha isanduku tugiye guheka ku buryo igiye kutwambutsa, kuko isanduku utayifite Yorodani iramutembanye ejo gatoya. Ni ukuri muzajya kubibona mubibone ibyo Imana ivugira ikabivugira hari ikabivugira hari, kandi yose ukumva Imana iri kuvuga ibi bintu biteye ubwoba. Tugiye gusenga Imana higa y'ibyo yatubwiye byose yuko izatura iminsi twamaze turwaye ikatuvuza tukarinda dukira neza, ariko iraguheka urinde, urakwambutsa urinde, ko tugiye gutindikira. Kandi iki kiraro umuntu agiye gutinda aya masaha tugiye kwinjiramo, iki kiraro tugiye gutinda nicyo tuzambukiraho. Kandi yarambwiye ngo ntituzirare niyo wakandagira ku icyo kiraro, ngo nugera mu kwezi kwa mbere ngo ariko ngo nakomeje nagiye, ngo uzarinde ugeze mu kwa 12 ugitinya, kuko hari n'abazagwa mu mworera mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa 12. Ni umwaka uteye ubwoba. Tugiye gusenga Imana, ndashaka irisengero Patrick araje adufashe kurizamura. Tugiye gusenga Imana tubwire ngo Mana, ayiwe ndinde wo guheka iyi sanduku, kuri kuvuga ibintu bikomeye muri uriya mwaka, kuri kuvuga amarira n'imiborogo, kuri kuvuga ko imfu zinjiriye mu madirishya, kuri kuvuga ko abantu benshi bazagwa. Imana yambwiye ko abantu benshi bazagwa, nabonye abantu benshi bahagaze. Imana irambwira ngo baranunguruzi bahagaze, ni intumbi zigenda bapfuye bahagaze. Imana irambwira ngo abantu bazagwa, abakomeye bazagwa, abibwira ko bakijwe kera bazagwa, abibwira ko ari abanyembaraga bazagwa, ariko irambwira ngo umuntu wese uzabahetse isanduku yanjye niyo izamwambutsa. Isanduku irimo ibihamya by'ibi byose tumaze kuvuga, by'ibyo Imana yakoze. Isanduku irimo amasezerano y'ubwo uzagendana n'Imana, kandi hari umuhanga wavuze ngo icyo Imana yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije. Tugiye gusenga Imana tubwire ngo Mana turashaka guheka isanduku, ariko se ndayiheka ndinde? Urayiheka urinde, nubwo Imana yaguha akabando usindagiriraho, ariko nyamara uretse n'inkoni wakubiswe
no mu ruhande rw'ubugingo uracumbagira uri ku kabando, nubwo ukiza mu nzu y'Imana ariko urazira ku kabando, nubwo ukiririmba ariko uracyari ku kabando. Ariko ndagira ngo mwiri terambere yuko Patrick azagasenga, nisabira umuntu waba yumva ashaka kwihana no gukizwa aribwo bwa mbere mwiri teraniro, cyangwa yaraguye akavuga ati sinago ngiye kwinjira muri uyu mwaka nkiri uwo narindi ndashaka gusiga ubu bushwambagara muri 2024, nanjye nkareba yuko Imana yazansimbutsa ibyago n'amakwa biri muri uyu mwaka, azamura ikiganza tumusengera Imana. Umuntu wumva yakizwa cyangwa yaraguye akabyuka akaba yumva ashaka yuko yinjira muri uyu mwaka, Imana yatubwiye ko ari umwaka w'umwaku, akaba ashaka kwinjira, ntago ari iterabwoba turi kuzana, uwumva ashaka ko tumuhuza n'Imana akavuga ngo muri uyu mwaka iyi saha iminota 15 isigaye, Mana ndashaka yuko unyinjizamo ndi mushya nambaye imyambaro yera, mbone kwakira rwa rwandiko rw'inzira. Niba hari nazamura ikiganza tumusengera Imana. Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Abazamuye nimuhaguruke mwiyizire hano imbere, nimuhaguruke mwihuse mwiyizire hano imbere, tubahuze n'Imana. Namwe abaguye mu byuke, ubu n'ubunani bwanyu Imana ibahaye. Abakristo nimukomere Imana amashyi yuko itanze ubunani, kandi nukugira ngo Imana ibahe namwe urwandiko rw'inzira, nukugira ngo namwe Imana bashyire ikimenyetso uko umurimbuzi araje, kandi aje n'umujinya mwinshi, niba azagusha abakomeye, abanyantege nkeya bazaba bande. Ndagira ngo nawe wumva usigaye ukirwana n'umutima, hari uwaguye akaitoro ntiribimenye, ukabizi neza muri wewe ko waguye, wasambanye, wanyoye inzoga, wibye, wagiye muri betting, wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Ngwino bakusengere bakurambikaho ibiganza, uwumva yarakoze ibyaha umutima ukaburi kumurega. Hari abakuyemo amada, hari abicanya, hari abikinisha. Nawe wumva hari ibyo ushaka gusiga, ntago turi bukwatuze, akari ibintu ushaka gusiga muri uyu mwaka, ukumva intege nkeya urashaka kuzisiga, nawe tera intambwe uze hano imbere. Wumva hari icyaha ashaka gusiga muri uyu mwaka, nushaka we wacyatuye ariko gikunda kukwizingiraho, ukavuga ngo nanjye ndashaka ko munsabira inkunga y'amasengesho, iki cyaha gisiga muri uyu mwaka. Iterera intambwe rata, Imana iguha umugisha. Tera intambwe uzupfukama ahangaha, usiga icyo cyaha, usiga ubusambanyi, usiga ubwese, usiga amarari, usige kwikinisha. Ngwino usige za karande ziwanyu, ngwino upfukama ahangaha bagusengera Imana, ugira ibyaha usiga muri uyu mwaka, winjire mu mwaka uri mushya. Imana ibone kuguha impamba, ibone kuguha urwandiko rw'inzira. Nawe usigaye winangiye umutima, turi kwihutisha, ariko ni wowe wigirira neza kugira ngo uyu mwaka uwinjiremo uri mushya, uwinjiremo ufite nawe imbaraga, uwinjiremo Imana iguha isanduku yo guheka, ahari zakurengera ku munsi mubi nuheka isanduku y'Imana. Turashoje. Ningingaga nirijwi, ariko niba usigaye ukaba wumva winjiye muri uriya mwaka uri uko waruri, ukaba wumva ibyaha byawe byinjiranye muri uriya mwaka, natwe uri kuduhindusha umushyitsi, uri kudutera ubwoba uriya mwaka. Sinzi ikikumaza ubwoba, ariko aka kanya intambwe wari gutera uza ahangaha niyo yari gutuma Imana yongera ikakugarukaho, ikagusibura mu gitabo cy'urupfu, ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo, ikagukura mu gitabo cy'abarimbuka, ikakwandika mu gitabo cy'abana b'Imana. Niba uhari nushake uba usanzwe ukijijwe, ariko ukaba wumva hari ibintu ushaka gusiga muri uyu mwaka, wewe kwihagararaho uzupfukama ahangaha bakurambika ibiganza bagusengera Imana, ni ikimenyetso cy'uko uraba uteye intambwe, wemeye intege nke zawe, ubwiye Umwami Yesu ngo ndengera njyewe ndi umunyantege nkeya. Nyamara bibaho ko umuntu aba mu rusengero wihana, ejo ukagira ngo wabihamagaye bikongera bikagaruka, ariko ni ikimenyetso cy'uko ukeneye inkunga y'Imana. Reka ngarukira ahangaha, abandi mwumvise nejo bundi na mukanya igijwi Imana riri bugusurire, nturinangire, utere intambwe ukora ikijwi rikubwira. Wazaza no mwaka utaha mu ntangiro kwa kabiri cyangwa kwa kanga abayobozi bakakwakira, washaka abadiyakoni bakagusengera, ariko ntugire ibintu winjirana muri uriya mwaka, kuko tugiye gusenga Imana, dusaba Imana kudukiraho ikimenyetso, ariko iragishyira kuko ikwiye kugishyiraho. Ntago Imana izahora iruhanya n'umwana w'umuntu. Tugiye gusenga hano, ntago hasa nabi, mwapfukama nta kibazo, mwapfukama, upfukamira Imana nta cyo bitwaye. Data twese uhoraho, mu izina rya Yesu Kristo, uri umunyembabazi, uri Imana nziza, ni wowe ukomeretsa kandi ukomora. Mu izina rya Yesu, iyi ni inkuru nziza itugezeho kuri uno mugoroba mu Biryogo. Turagushimye Mwami, ababumvisha ijambo ryawe baraguhindukiriye, natwe turabasengeye. Reka amaraso ya Yesu abeze, kuko bagiye gutangira umwaka ari ibyaremwe bishya.
bagiye gutangira umwaka ari inshuti z'Imana, bagiye gutangira umwaka bihannye ibyaha, bagiye gutangira ibyaha ku mwaka ibyaha bihuzwe, bagiye gutangira umwaka Imana yacu mwami ibabambiye amahema. Urakoze Mana, turabasengeye aba babyeyi, aba basore, aba bagabo, aba bana batoya, turabasengeye uyu mwaka wagiye gutangira uzabera umwaka mwiza. Turabasengeye ubwo bapfukamye imbere y'Imana batuye kwatura kwiza, bafata ukuboko ubakomeze, ubahanagure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Kuva uyu munsi babana b'Imana turabakumurikiye nk'itorero, turabakumurikiye, ubarinde gusubira inyuma y'amajwi mabi abajyana mu byaha. Kuva uyu munsi yahagarike